kimwe cyo ukwiye kuba wamenya, buri gitsina gabo cyose aho kiva kikagera kiba gifite isura mu bitekerezo byacyo y'umugore akeneye kuba yazashaka. Ibi ngibi ni ibintu bihuriweho n'abantu bose, yaba umwana mutoya cyangwa se umugabo mukuru. Umwana watangiye kumenya cyangwa se watangiye guca ubwenge akamenya neza ko azashaka umugore, aba afite isura mu bitekerezo by'umugore y'umukobwa yifuza. Ibi rero bizagira ikindi gisobanuro igihe ibyo bintu bitagende neza. Carl Young yigeze kuvuga ati umutwaro ukomeye umwana ashobora kuba yakikorera ni ukubaho cyangwa se akavukira mu babyeyi ubwabo batabayeho. Ibyo ngibyo ni witegereza rero cyangwa se iyo nteruro mvuze, ababyeyi batarimo barabaho kandi bariho, uri buze kuba wabisanga mu bagabo bagezweho, modern man. Sinzi nimba uri muritegereza isi abagabo irimo irarema batandukanye cyane n'abagabo bigeze kuba babaho. Ni abagabo barimo barahunga inshingano, ni abagabo bumva neza ko bagomba kujya kure cyane y'ibibazo. Ariko Carl Young yaratubwiye ati umwana nakurira mu muryango umeze gutyo w'abagabo bari ariko batanabaho, icyo gihe nicyo gihe umwana azumva neza ko agiye gufesinga ibintu bimugoye cyane. Nicyo gihe umwana azaba atangiye kubaho ubuzima bubi akivuka. Abantu benshi barimo barabaho ari ingaruka za base banze kuba babona ukuri mu bagore bagiye kuba bashaka. Carl Young yaravuze ati buriya ntabwo abagabo bareba abagore uburyo bameze, ahubwo bareba abagore bigendeye kuri roho zabo cyangwa se ku demons. Roho yawe iri imbere mbi cyane cyangwa se ya roho ikubwira ibintu bitari byo, hanyuma ikarema ibintu ukabona ibyo ushaka kuba wabona ariko kuri guhari ntukubone. Ibi biragenda bikarema ikintu gikomeye cyane mu basore, icyo bita urukundo. Bakaba ari ibintu barimo baraprojecta cyangwa se barimo barareba mu maso yabo bitandukanye cyane n'ukuri guhari cyangwa se na realite. Byumvikane cyane ko hari izindi mbaraga zirimo ziragenda ziyobora urukundo, ugasanga umuntu ibyo arimo arakora bitandukanye cyane n'ukuri cyangwa se n'ibyo yagakwiye kuba akora. Nunamubwira ukuri atireba ibintu mu buryo bwabyo ntabwo azigera abyumva, kuko hari izindi mbaraga zirimo ziramutegeka gukora ibyo bintu. Ikibazo rero si izo mbaraga, ahubwo ikibazo ni ingaruka ziza kuba zaba kandi nta garuriro. Ugatangira kubona ibintu mu kuri kwabyo nta kindi wabikoraho, ari ukubyemera ukabana nabyo cyangwa se ukabifatanya n'uko bimeze ukabisokoza uko byogoshe. Icyo gihe nibwo utangira kurogereta. Buriya witegereje uburyo abagabo bakundamwe abagore, nanone ukareba uburyo abagore bashobora kuba bakoresha abagabo cyangwa se umugabo ashobora kuba yaba igikoresho cy'abagore bigendeye kuki, bigendeye kuko uwo mugabo yakunze uwo mugore biri kure cyane adatekereje. Nanone byatuma uhita utekereza cyangwa se ukagarura ubwenge. Buri mugabo wese afite ikintu bita anima muri we, aricyo gishobora kuba cyasobanurwa amarangamutima cyangwa se roho, bitaba ari ibyo ngibyo kikongera kuba cyasobanurwa kaho ari spirit cyangwa se n'undi mwuka umugabo aba yifitemo. Ahangaha rero niho ibintu biza kuba byabera bibi. Iyo umugabo atabashije kuba yasobanukirwa iyo roho iri indani muri we, aza gushiduka iyo roho yamaze kuba yafata ubuzima bwe bwose, kuko icyo gihe nyine buri murakora ibintu bimeze nkaho bikunezeza cyane, ariko udatekereza uvuga ati ese ko bimeze gutya ingaruka ni izihe? Ahangaha niho abagabo usanga batangiye kuba bakirukanka ku bagore, atari uko hari icyo bari cyo, ahubwo ari uko umugabo we arimo araprojecta uwo mugore. Ugasanga umugabo uburyo arimo arareba umuntu bitandukanye cyane na realite cyangwa se ibyo urimo urabona. Wamubwira ati ariko ibi ni uko bimeze, ntabyumve, kubera ko hari indi mitekerereze nyine yishyizemo kuri uwo muntu itandukanye cyane n'ihari. Ibi nibyo bizajya bituma umugabo ahura n'umugore mwiza, hanyuma umugabo akumva neza ko yageze ahantu hashashe heza cyane, akumva neza ko agiye kuba yamubwira buri kimwe cyose, kandi mu by'ukuri uwo muntu bahuye rimwe kubera ko ari mwiza, akumva neza ko yabonye ibyo yari agenewe, ntanatekereze ko binashoboka cyane ko nguwo adafite imitekerereze nk'uko abikeka. Rero nimba uri umugabo ukabona urimo urakunda umuntu ngo nuko umubonye ari mwiza, icyo gihe ntabwo urimo urakunda umuntu, ahubwo wowe uba urimo uragwa mu rukundo. Nawe uba urimo urikunda, kuko n'ubundi ni ibitekerezo nyine uba warishyizemo bituma ukora ibyo urimo urakora. Rero ntabwo ukunze umuntu, ahubwo ukunze ibitekerezo byawe wiremyemo kuva kera. Ya roho iri indani muri wowe twise anima iri buze kuba yakubwira ati uyu nguyu azagutabara, uyu nguyu uzabana nawe ubuzima bwiza, uyu muzubakana ibintu binini bikomeye. Mbega nyine ukiremamo icyo kintu, ariko mu by'ukuri gitandukanye cyane n'ukuri. Uzajya ubona rero uri kwisanga mu ibyo ngibyo, ujye umenya neza ko atari umukobwa urimo urashaka, ntabwo ari we nyina, ahubwo ni wowe urimo urarirukanka kuri roho yawe yabuze, urimo urirukanka ku byifuzo byawe utigeze ugeraho habe na gatoya. Ibi ntibizanagutungure cyane ko ushobora kubisangana abagabo bashatse bitewe n'iki, n'uburyo bashatsemo. Swate barabafosinze cyangwa se babikoze ku gitutu cy'undi uwo ari we wese, aribwo umugabo iyo abonye amahirwe cyangwa se yabonye uburyo atangiye gukora bya bindi nyine yabujijwe, kuko icyo gihe aba afite kwishyira ukizana. Nanone niyo mpamvu ubona benshi bagwa mu mitego kubera ko icyo kintu bita anima cyangwa se roho yabo
iba yababeshye. Ahangaha ubyumve neza rero, iyo anima cyangwa se iyo roho iri indani muri wowe ntabwo ari sekibi, ahubwo ifite imbaraga cyane ku buryo iyo utitonze cyangwa se ngo uyikontorore igende mu buryo ikwiye kuba yagendamo, ushiduka irimo irakuyobora mu nzira yo yumva neza ko ishaka kuba yakujyanamo, apana inzira ya nyakuri cyangwa se inzira iri buze kuba yakugeza ku butsinzi burambye. Rero iyo utitonze usanga ibyo byifuzo cyangwa se uko gushaka kukuzuye n'iryo rari rikuzuye riri buze kuba ryagushyira mu nzira itandukanye cyane n'iyo ushaka. Iyo nzira iri buze kuba yakugeza nanone ku bintu bibi, ibintu bitari byiza. Biba byiza rero kwitonda nanone ukamenya ati nuko bimeze, ni nuko bigomba kuba byamera. Carl Young niwe wigeze kuvuga ati buriya nimba utazi roho yawe cyangwa se ngo amarangamutima yawe, imyuka yawe ikurimo nk'umugabo, kuko buriya mba mfite spirit zanjye nawe ufite izawe, hanyuma ngo ube engage nayo cyangwa se uyimenye, uzasanga iyo myuka cyangwa se izo spirit zawe, izo roho zawe zikurimo ziri buze kuba zaba izitazwi cyangwa se zigenge cyane. ubu uri umuntu ariko roho yawe n'imitekerereze nayo bitandukanye. aha ni ahantu uzajya ubona umuntu uburyo agaragara ku isura bitandukanye cyane n'ibitekerezo byiwe. kubera iki? ntabwo ari engage cyane na roho yiwe. hari abantu babiri buriya mu muntu umwe, hari uwo ubona imbere, hari na roho yiwe. rero iyo ibyo bintu bidahuye ngo ubure uw'imbere nanone ubihuze na roho yawe, biratandukana, ukaba umuntu roho yawe nayo ikigenga, ikagira ubwigenge. rero iyo roho yawe igize ubwigenge utayikontorora, ikora nanone ibintu bidahuye nawe cyangwa se n'imitekerereze yawe. ahangaha ni hahandi uzajya ubona ibintu byabaye ubona urimo urahangana n'ingaruka zabyo ariko utazi uburyo byagenzemo. ikiremwe muntu cyangwa se umugabo uburyo ateye, iyo atabashije kuba yakontorora ubuzima bwiwe cyangwa se buri kimwe kiwe cyose, asanga yajugunywe, arimo arisanga mu kintu cyitwa kwinezeza, kwishimisha, ariko akibagirwa ibindi biri kure cyane y'ibyo. iyi niyo mpamvu ubona abakobwa bose n'abagore bose bakora ibishoboka byose kugira ngo isura zabo zise neza. nubabona bwa mbere ubone ko nta defi ihari, icyo baba bashaka ni kimwe, bamaze kumva neza ko hari iyindi spirit cyangwa se hari abandi bantu abagabo baba barimajinnyemo bo bashaka kwisanisha n'abo bandi. rero nubabona urahita ubona iyo sura uhite wimajina uwo ushaka, ariko mu by'ukuri nturebe imbere cyangwa se kamere y'uwo mugore iyo ariyo. uzitegereze nawe ubwawe. iyo utangiye kuba wakigaragaza cyangwa se utangiye kuba waganira n'ibitekerezo byawe cyangwa se n'uwuriwe ukibwiza ukuri, uzasanga neza ko ibitekerezo cyangwa se uburyo wiyumviragamo abagore buri buze kuba byatandukana n'uburyo uba approachinga n'uburyo ukora buri kimwe cyose bita bitandukanye, kubera ko anima yawe iba yatangiye kukubwiza ukuri. mamwe aba interaction ukavuga ati nubwo bimeze gutya ariko ntabwo ari ngombwa. uzatangira kumva neza ko udakwiye kuba washakira agakiza mu bandi, ugomba gushakira agakiza kazagukiza ibyawe muri wowe. icyo gihe iyo bigenze gutyo rero uhita uba wa mugabo uri buze kuba wahitamo urukundo, apana wa mugabo uri buze kuba wakonsumingwa n'urukundo. ni ibintu bibiri bitandukanye. hari umugabo uhitamo gukunda mu gihe abishakiye cyangwa se akavuga ati iki nicyo gihe cyanya cyo gukunda. hari n'uwundi uba utegetswe gukunda cyangwa se wabaswe n'urukundo. ibi bikajyana cyane na bya bindi bavuze ati niba ushaka kuba wakontorora umugabo ntuzamuzirike cyangwa se ngo umwereke ko wamuziritse iminyururu, kuko icyo gihe ntabwo uzamushobora. ahubwo icyo uzakora ni kimwe, uzareke agwe mu mutego w'urukundo cyangwa se agwe mu mutego wa bya bindi aho iteka ryose yimajina aprojecta, mbega ibyo ashaka bimuhe, hanyuma ukoreshe ibyo ngibyo ashaka nk'aho ari umutego kuruta ukuri buze kuba wamuzirika amasheni. n'umuzirika amasheni ntabwo bizigera bigukundira, bizanangira wa mugabo kwigaranzuye. abagabo b'iyi minsi bose banyotewe icyo bita amarangamutima, kuko niwitegereza benshi bavukiye mu ngo zikennye nta banga ririmo. rero bakura nta muntu wigeze ubereka urukundo, kuko urukundo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ruziritse ku mafaranga cyangwa se rufite aho ruhuriye cyane n'ikintu bita wealth cyangwa se financial stability. rero benshi bakuze iwabo bakennye, ntabwo bigeze babona ababakundira uko bari. rero nibamara kubona amafaranga bazakora bya bindi bibanezeza. rero gukora ibyo bibanezeza hari abazabifatirana nyine kuko ni bashyashya muri byo. umugabo nk'uwo rero nahura na maraya cyangwa se nahura na wa mukobwa ushaka kugira ibyo abona ku bagabo cyangwa se wandi bita seductive woman, azabona neza ko abonye ijuru ryiwe. ntabwo azigera ajijiganya, ntabwo azigera akora ikosa iryo ari ryo ryose. na kamere mbi iri muri uwo mugore azayihisha cyane kugira ngo byibuze abone nyine ibyifuzo byiwe. ibyifuzo buriya by'abantu biratandukanye. hari ukuba umuntu yarangiritse igihe kinini ashaka uwari buze kuba yashyiraho ibibazo byiwe, yagize amahirwe rero akabona ko umworoheye, icyo gihe yumva neza ko aguye ahashashe. rero nibwo uzajya mu bintu hanyuma nyuma y'igihe runaka ubone biranze, icyo gihe ntabwo aba ari urukundo, ahubwo icyo gihe nyine aba ari umutego ugaragara.
ibyo ngibyo umugabo akomeza kubikora atekereza ko bizatuma umuntu amwumva cyangwa se amwizera, ariko mu by'ukuri ntabwo azigera abona neza ko uko ugerageza kuba watanga ibitambo kugira ngo utsindire umuntu cyangwa se kugira ngo wereke ko umuntu urimo uramushimisha, ahubwo uwo muntu atangira kuba yakuburira urukundo gake gake. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi cyane, kuko buriya iyo umugabo yakunze akaza kuba yahemukirwa nanone ahita aba wundi. Buriya ntukajye ukunda guhemukirwa cyane cyangwa se ngo wishimire gukora ibintu ubona neza ko biri buze kuba byakwafekta, kuko birakwafekta kandi izo ngaruka ubana nazo ubizi cyangwa se utabizi, kuko buri ikiremwa muntu turemye ku buryo tuzibuka batugiriye nabi kuruta uko twibuka batugiriye neza. Rero ibyo bintu bibi urimo urumva neza ko ukwiye kuba wanyuramo ngo urimo urabibonamo experience. Nta experience yo mu bintu bibi ijya igenda gutyo gusa, iyo experience ugumana nayo cyangwa se ingaruka zabyo ukazigira, zishobora kukwafekta cyangwa se zikazafekta undi muzabana. Niyo mpamvu rero uba ufite kwitonda, amarangamutima yawe ntuyaterere inyoni. Kari Young yaravuze ati buriya ntukajye ufata umugore ngo umushyire kuri level adakwiye kuba yagiraho, ariko nanone ujye wubaha imbaraga z'abagore, kuko abagore bashobora kuba bakora byinshi cyane. Ikibazo kizaza ku bagabo, ese umugabo wowe uzi uburyo ugomba kuba wakora ibyo ukwiye kuba wakora, cyangwa se ahubwo urangwa cyangwa se uyoborwa n'amarangamutima ubizi cyangwa se utabizi? Kari Young yaravuze ati buriya abagore batandukanye n'abagabo cyane, kuko abagabo bayoborwa n'amarangamutima n'ibyifuzo byabo cyane. Byumvikane cyane ko nimba yumva neza ko hari ibyo yishyizemo cyangwa se hari ibyo ashaka kugeraho, umugabo akora kugira ngo yagere kuri bya bindi nyine ashaka kuba yageraho, bitandukanye cyane n'igitsina gore. Ayo marangamutima rero no kwifuza k'umugabo bishobora kuba byakoreshwa nabi. Iyo bikoreshejwe nabi nibwo bibuze kuba byabyara nanone ibintu bitari byiza ku mugabo. Rero iyo wamaze kuba waba umugabo uyoborwa n'amarangamutima yiwe, uza kwisanga nanone ahantu bizakugora cyane kwikura. Buriya umugore wese ni ibintu biri aho bita biba, iyo amaze kuba yabona cyangwa se iyo muhuye ashaka kuba yamenya byinshi cyane bikwerekeyeho, agashaka kumenya history yawe y'urukundo cyangwa se y'ibintu bijyanye na romantique. No kubera iki? Buriya bizoroha cyane mu gihe umuntu akuzi cyangwa se mu gihe azi buri kimwe cyose, amenya uko yitwara. Nimba ari umuntu mubi rero akanabimenya, akamenya ahantu ugirira intege nkeya cyangwa se ahantu wababarijwe cyane, icyo gihe aba yakumenye, icyo gihe aba yamenye trauma yawe cyangwa se aba yamenye bya bindi bihora iteka ryose bigushegesha mu mutwe. Rero iyo amaze kubimenya, iyo ari umuntu mwiza, biba bishoboka cyane ko bishobora kuba byaba wenda inzira ya nyayo kugira ngo agukunde byanyabyo. Ariko nanone ntukajye wibeshya neza ko bose ariyo intention bafite. Hari ababimenya bakabikoresha mu nyungu zabo, rero biba bigoye cyane kumenya abo ngabo ngo batandukanye. Nanone iyo umugabo rero afite ibyo bintu cyangwa se bigakomeza kuba byamera gutyo, duhita tuza ku kintu bita trauma cyangwa se guhahamuka, ariko nanone ukabyita urukundo. Ugasanga ufite trauma, urimo urakora ibintu kubera trauma, ariko wowe urimo uribeshya ngo ni urukundo. Kimwe cyo ukwiye kuba wamenya, buriya abagore cyangwa se abakobwa baza hari icyo bagukeneyeho cyangwa se baza batagenzwa na kamwe, badashaka urukundo gusa, bazakunda wa mugabo uri muri trauma ariko nanone ayita urukundo, kuko icyo gihe bazamugenza uko bashaka. Azaba arimo arayoborwa n'amarangamutima yumva neza ko ibyo akeneye agomba kuba yabibona. Rimwe na rimwe rero abagore bashaka icyo bagushakaho, bakoresha iyo myumvire yawe, bakoresha ibyo bitekerezo byawe wishyizemo, ariko nanone bidafite aho bishingiye, kugira ngo bagire ibyo bagukuraho. Rero iyo birangiye cyangwa se iyo bamaze kuba bamakisimiza inyungu zabo bagukeneyeho, nibwo bagusiga ugatangira ukabona ibintu mu isura ya nyayo kandi byarangiye. Iyo niyo mpamvu ukunda kwibona urimo urahemukirwa n'abantu benshi. Tuzizere buriya umuntu uzaza akakubwira ati uri mwiza mu gihe woroshye, kandi mu by'ukuri uzi neza ko iyo woroshye biba bibi, hanyuma akagushyiramo iyo mitekerereze ukayumva ukanayigenza gutyo pe, ukizera neza kuba mwiza mu gihe woroshye. Ntabwo aba ariko kuri, ntabwo ari byo nyine bituma uba mwiza. Ujye ureba ibintu mu isura yabyo. Kari Young yaravuze ati buriya ibyo dukunda cyane ku bandi cyangwa se bya bindi tubona ku bandi tukumva turabikunze, ni bya bindi tutabashije kuba twakiha. Niyo mpamvu uzajya ubona Abanyafurika bakunda kuba bajya muri Amerika, biriya bihugu byateye imbere. Ibyo dukunda ku bandi cyangwa se ibyo dukundira ahandi, nuko bya bindi biba byaratunaniye kubyiha. Urakeka buriya u Rwanda rumeze neza, abantu bakorera amafaranga bumva neza ko bakeneye, bafite buri buzima bwose bumva neza ko bakeneye, bafite imodoka nziza, babona amafaranga bumva ko bakeneye, babona hazaza habo hose, ibintu byose biri ku murongo, cyangwa se ibintu byose nyine biri financial biri ku murongo, ujya kuyingayinga uw'Uburayi cyangwa se uw'Amerika, cyangwa se nanone rimwe tujya hejuru cyangwa se dukompeta
urakeka hari wakifuza kujya hariya kugira ngo ajye gukora ataruhuka? nta wabyifuza, ariko kubera ko ibyo tutabifite nyine cyangwa se hari ibihugu biturusha ubushobozi turemera tukajyayo tukajya gupagasa. Ibi rero ni mu buzima busanzwe, icyo tudafite cyose cyangwa se igifitwe n'abandi ariko tukifuza, icyo kintu kizaba destiny yacu, kizaba icyerekezo cyacu, tuzagikenera cyane kuruta uko dukenera ibindi dufite. Ibi iyo bigarutse ku rukundo rero ni hahandi uzajya usanga umusore utarigeze ukundwa bya nyabyo, cyangwa se wa musore wimwe urukundo inshuro nyinshi kubera wenda ubukene cyangwa se ikindi, iyo abonye amafaranga yumva neza ko akwiye gukurikira inzozi ziwe cyangwa se ibyifuzo byiwe. Rero umuntu umeze gutyo aba yumva neza ko nyine ari burebe isura kumva ko bihagije kugira ngo byibuze ya sura yahoze iteka ryose yiremamo ayijyanishe. Rero iyo umugore abibonye gutyo nawe abikoresha mu nyungu ziwe. Gusa nanone ntabwo aba ari bose, ndavuga kuri ba bandi nyine baba bashaka inyungu ariko bakoresheje amarangamutima. Niba abagore bashaka ibyiza ariko bakoresheje amarangamutima yabo cyangwa se y'abandi mu gihe barimo barabareba cyangwa se mu gihe barimo barababona, mbega bumva neza ko bazakizwa n'uburyo basa cyangwa se n'impano yo kugaragara neza Imana yabahaye. Mu by'ukuri bitandukanye n'ukuri, gukizwa nayo nta ribi, ariko mu gihe nanone bikozwe neza, ariko bo bumva neza ko bagomba kubikoresha bababaza bamwe cyangwa se babeshya bamwe ibindi kugira ngo bo bikururire. Ntuzajya ubona umugore ukabona ni mwiza, ukabona ubwiza bwe buhuye n'ibyifuzo byawe cyane, ujye witonda, kubera ko icyo gihe ntabwo uzaba umukunze, ahubwo uzaba ukunze igice cyiwe cy'imigaragarire gihuye cyane n'irari ryawe cyangwa se n'ibyifuzo wari umaranye igihe kinini. Iyi niyo mpamvu iyo kwanze cyangwa se iyo agiye ukabona ntabwo bishobotse ko mukundana, wumva neza ko ubaye nkaho upfuye. No kubera iki? Ntabwo uba urimo uratereta umuntu, ahubwo uba urimo urateretana n'igice cyawe n'imitekerereze yawe yabuze muri wowe cyangwa se yabuze control. Aho bizabikubwirira rero cyangwa se uzabonera neza ko ari ukuri, nuko umuntu muzajya muhura ukabona umukobwa ntabwo ari interested cyane muri wowe, nta nubwo gukunze cyane, ariko wowe nk'umusore ugasanga urimo urashyiraho imbaraga, urimo urasunikiriza cyane kugira ngo abashe kuba yagukunda. Rero buriya hari itandukaniro rikomeye cyane mu gihe ibintu byikoze cyangwa se ibintu byahuye nyine bigahita bihuza, n'igihe umwe yasunikirije undi kujya mu bintu we atanashaka. Rimwe na rimwe niwitegereza usanga urimo uramwereka inyungu azakurira mu gukundana nawe. Rero nimba umubwiye gutyo azabona za nyungu cyane kuruta uko abona urukundo. Nimba yagukunze byagakwiye kuba byikora ari ibintu nyine ubona neza ko birimo biraba ari nka maji. Aribwo abaririmbyi baririmbye ati buriya numubona uzamumenya, ntabwo uzamwinginga, ntabwo uzamwirukaho, uzamumenya, ni ibintu bizikora. Uwo muntu rero ubona mugahura bikikora nk'aho ari maji, niwe muntu mubana neza kuruta wa wundi umwe yasunikirije undi. Ntuzajya ubona umugore urimo uragukurura cyane cyangwa se umugore amarangamutima yawe arimo aragusunikiriza kuba wamwegera, ariko we ubona nta na gahunda afite kuba yagukunda. Ujye uvuga ati nyamara gashobora kuba ndimo ndikururira ikishi, nshobora kuba ndimo ndakora ikintu kibi. Buriya umuntu ashobora kuba ari mwiza, ariko kuba ari mwiza ntabwo bivuze neza ko atazaba mubi. Buri ikiremwa muntu uburyo duteye, ntukajye uvuga ati ntiwaba mubi nuko utarabona ibikugira mubi. Ushobora gusanga wabaye mubi urimo urakora ibintu iwanyu cyangwa se nta muntu n'umwe iwanyu wigeze ubikora. Ari ukubera iki? Ni uko ikiremwa muntu turi ikiremwa kigari, dukora ibintu bitewe n'impamvu cyangwa se bitewe n'ibyadusunikirije kuba twakora ibyo bintu. Rero buri wese aba yaba mubi, ni ikibazo cy'igihe cyangwa se ibimutera kuba yaba mubi. Rero ntuzajya ubona abakobwa beza bakwanga cyangwa se babandi wumva neza ko bakwemereye ko gukundana nawe wakora buri kimwe cyose rimwe na rimwe n'ibyo utatekereje, ukajya uvuga ati ni amahirwe mabi ngo baranyanga, ntabwo ari abantu nyine bambona mu ibyiza. Oya, ni roho yawe cyangwa se nuko imitekerereze yawe ibigukunda, cyangwa se ahubwo nuko isi n'isanzure nabyo biba bigukunda, bikubwira ati itonde utaza kugwa mu mutego wita ikiziba. Kuko buriya nimba wumva neza ko ushobora kuba wajya mu rukundo ukumva neza ko witeguye kubura ibitekerezo muri urwo rukundo kubera ko ukunze umuntu, nabyo ubwabyo bishobora kuba byaba izindi nzitizi zikomeye. Nimba rero abakobwa beza bose uteretse bakwanga, ugahora wibaza ati ni ukubera iki ubundi nkora muri ibi ngibi, byumvikane cyane ko ukeneye guhindura approach, kuko ibyo ngibyo urimo urabarizwamo nyine ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo bikugenewe. Yaba bikugenewe biba byarakunze udarinze kuba waruha cyangwa se wijugunye cyangwa se ukora ibyo bintu nyine muri ubwo buryo urimo urabikoramo. Igihe uzamenyera neza ko wakuze ni igihe uzahagarika kwibaza ati kubera iki ibi ngibi bikomeza kuba byambaho, ahubwo ukibaza ati birimo birambaho, birimo biranyereka ikihe kintu nkwiye kuba nabona. Icyo gihe uzaba wabaye undi muntu nanone utandukanye n'uwo abandi bashobora kuba bakumva cyangwa se ngo bavuge uko biboneye. Icyo nicyo gihe abakobwa beza bakwanze bazajya bahagarika kuba baba ikintu kikubabaza, ahubwo babe umwarimu ukwigisha ibyo ukwiye kuba wabona nanone mu buryo bukwiye kubonwa.
uzasenga Imana cyangwa se ujye usaba, ntuzigire na rimwe uyoborwa cyangwa se amarangamutima yawe ayoborwa n'umugore utagukunda, kuko nayoborwa n'umugore utagukunda agahinda kazakwica. Mbega nyine azakuyobora aho yishakira, akora ibintu mu buryo yishakiye, narangiza yigendera kureke. Icyo gihe nibwo uzamenya neza ko wibeshye, kandi ubone ubimenye mu gihe nta garuriro. Hano hari ukuri ku bagore ukeneye kuba wakumva. Nta mugore n'umwe uba wifuza umugabo buriya, ahubwo umugore yifuza ibyo umugabo ari buze kuba yabyutsa indani muri we. Byumvikane cyane ko ntabwo ari ibyerekeye kuri wowe, ahubwo ni ibyerekeye ku byo uri presentinga cyangwa se ku byo uhagarariye mu buzima bwiwe cyangwa se mu mitekerereze ye no mu mibereho yiwe. Ashobora kuba yakubona wenda akabona uri umuntu mwiza, ufite imyitwarire myiza nk'iyari iya se, nimba se yari umuntu mwiza yaramubereye umwana mwiza, akabona nawe umeze nkawe, nta mpamvu nimwe atazigera gukunda. Byumvikane cyane ko kamere yiwe uba ugiye kuba wayigaburira, kamere ariko nanone nziza, kuko nimba umwana yaragize se mwiza nawe akaba akubonamo nk'aho waba umugabo mwiza nka se, aba ari ikintu cyiza, nanone ntitwavuga ko ari ikintu kibi. Ikibazo gihari rero kinababaje, abagore b'iyi minsi bagezweho ntabwo bashaka abagabo, barashaka abaza gukora ku bukene bwabo cyangwa se abaza kuba batabara amarangamutima yabo arimo aragenda aba mabi. Ariko mu by'ukuri wakitegereza ugasanga nabo ahubwo bacuruje ubwiza bwabo n'amarangamutima yabo ku mafaranga, kandi amafaranga atazigera aramba. Buriya amafaranga uburyo ameze ni ikintu kigusabira kugikorera, ntabwo ari ikintu umuntu aza guhe gutya ngo ejo yongera guhe wumve neza ko uzagira amahoro. Ntabwo ibyo bikunda. Amafaranga bisaba ko nimba ubonye make umenya kuyabungabunga. Iyi niyo mpamvu umugabo wese uje yegera umukobwa ari umugabo umeze nk'aho afite ikintu bita masculinity muri we, cyangwa se afite ikintu bita ubugabo, akora ibikwiye, ntabwo yitwara nk'abakobwa. Mbega ni umugabo wuzuye ukora ibyo akwiye, nanone mu buryo nanone bukwiye. Kenshi cyane abagore baramukunda kuko baba babonye cya kintu nyine kirimo kiragenda gikendera. Kure witegereza abagabo b'iyi minsi n'abasore b'iyi minsi, icyo bashaka barashaka kugaragara neza, bagire amasura ameze nk'ay'abagore, kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo abagore bakeneye. Ibyo bakeneye abagabo nyine b'abagabo bazita ku ngo zabo, pana abagabo bari buze kuba bahanganira ubwiza, bazajya bagendana bakabona umugore n'umugabo bose ni same, bose ni beza. Ariko mu by'ukuri inshingano zo kuba umugabo yarazishyize ku ruhande. Abagore ntabwo bakunda umugabo kubera status yiwe, oya, bakunda umugabo kubera igisobanuro ari buze kuba yagira mu buzima, cyangwa se igisobanuro uwo mugabo afite. Nimba uri umugabo ufite igisobanuro, biroroshye cyane ko abagore bashobora kuba bagukunda ndetse bakanagukunda bya nyabyo. Ariko niba nta gisobanuro ufite mu buzima bwawe, nanone bizagorana cyane. Ibyo bakunda si uko ugaragara, ahubwo ibyo bakunda nibyo uri presentinga, nibyo uhagarariye. Byumvikane cyane ko nk'umugabo, nimba uri umugabo, icyo ukeneye ntabwo ukeneye kuba wa mugabo uri buze kuba watwarwa n'amarangamutima yawe ngo ukore ibyo ukwiye cyangwa se ibyo ushaka. Ntabwo ukwiye kuba wa mugabo uri buze kuba wakisanga mu mitego myinshi kugira ngo ugire abo ushimisha, ahubwo ukeneye kuba wa mugabo uhagarara ku ijambo ryiwe, agakora ibyo akwiye kuba yakora, nanone akabikora mu buryo bwuzuye, akabikora cyane biri kure cyane y'amarangamutima y'undi uwo ari we wese cyangwa se icyo undi uwo ari we wese amushakaho. Nibigenda gutyo bizagenda neza kandi bizabyara nanone umusaruro. Ugomba kuzuza ibyifuzo bitigeze byuzuzwa n'undi uwo ari we wese. Ugomba kuba waba umuntu utandukanye n'undi uwo ari we wese. Ugomba gukora nanone ibitandukanye n'iby'abandi abo ari bo bose, kuko icyo gihe nicyo gihe nyine uba umuntu utandukanye. Ariko iyo bitameze gutyo umera nk'abandi bose.